Ibihe byiza nshuti muvandimwe wowe ubana natwe umunsi ku wundi, reka nakwifurize amahoro aho uri ku migabane yose y'isi itandukanye, cyane hano mu bihugu by'ibiyaga bigari Kongo, u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Nawe wumva uru rurimi dukoresha, turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ibyo murimo bitandukanye. Niba uri mu bihe byiza komeza unogegwe nabyo, niba uri mu bihe bibi ihangane, ejo ni heza. Tubanje kubasuhuza mwese inshuti abavandimwe abakunzi b'Urubunga TV, ndetse twagendanye uyu munsi n'umunyamakuru uri ku ikoranabuhanga Neza kuva ku Itongo TV. Nkuko mubibona rero twasuye umuvandimwe uri mu kazi hano mu kiganiro, turi buze kugaruka cyane k'umunyamurenge ku murimo. Kuri microphone muri kumwe nanje mumenyereye Cyubahiro Alex. Reka rero dusabe umuvandimwe abanjishe kubibwira. Njyewe uhaye wogosha nitwa Rutabara Freddy, nkorera hano mu karere ka Embakasi cyangwa se Kayole. Ni umurimo Imana yadushoboje gushinga hano. Niho dukorera rero. Yego, nkuko rero mubyumvise tubahaye ikaze cyane abadukurikiye hirya no hino, abari mu bihugu byo hanze tubahaye mwaramutseho bwije, tubahaye mwiriwe n'ubundi, abadukurikiranye abari wacu imurenge muri Minembwe cyangwa se mu Gahuna kuri centre, mwese turabasuje cyane. Hanyuma rero muvandimwe Rutabara, ku bantu batazi uyu murimo wawe ahantu neza uherereye, umuntu waba abyumvise ari Rongaye yomenya ngo nihe neza? Aho dukorera nk'uko nari mbivuze ni mu karere ka Kayole, ni muri Kenya. Muri Kenya mu karere ka Kayole aho bakunze kwita Nyamavila, aho niho dukorera. Abantu benshi baratuzi hano, abantu benshi muzabona bogoshwe neza ni hano babogoshewe. Hano tugira bogoshi b'abahanga cyane. Nimero ya telefone barayizi benshi. Rero aha niho dukorera rwose, muzatugane abifuza gusa neza rwose. Uwo murimo Imana yarawuduhaye, yarawudutamitse, tuwukora neza cyane, murakoze. Hanyuma iyi Salon cyangwa se ikinyozi yitwa gute? Kinyozi cyangwa se Salon yitwa Billionaires Barbershop. Billionaires Barbershop ni muri mu rw'icyongereza, birumvikana. Inzozi zacu ni ukuba abakire ku rwego, ndetse urebye n'abo twogosha bigenda bitugaragariza kuko inzozi zacu tuzazigeraho byoroshe, kuko twogosha abantu bakomakomeye. Hanyuma umuntu yakwibaza ngo ese ikinyozi abantu bari kwibona iri smart isa neza, ubwo duheruka hano hari ukuntu itari imeze, hari ukuntu yari imeze gutandukanye nuko imeze uyu munsi. Ese ni mwe mwayivuguruye cyangwa ni ba nyirayo bandi tutari? Nitwe twayivuguruye kuko kinyozi ni iyacu, ntabwo dukorera abandi. Tugera muri iki gihugu twabanje gukorera abandi, ariko tubona akazi ko gukorera abandi ntikaguteza imbere. Duhitamo kwihanga uyu murimo, Imana iwudufashamo, n'abantu bakomeza kutugana, ndetse yewe n'abandi bataratugana tukaba twakwifuza ko mwatugana. Dukora serivisi nziza, muze rwose murebere kuri uyu musaza twaye twogosha. N'uruhara, ahari uruhara hari igihe tuhogosha umusatsi ukamera rwose, ibintu biba bimeze neza. Yego. Hanyuma ku bantu bamenyereza kinyozi zigiye zigiramo ibikorwa byinshi, no kogosha gusa mukora cyangwa? Turogosha, dukora inzara, imisatsi y'abakobwa turayisokoza, inzara turazoza z'amaguru. Abantu benshi bakunda kuba bafite ibibazo byo kwandura mu birenge cyane, hano dufite abakobwa beza babakorera amasuku, ibintu bikagaragara neza cyane. Hanyuma ngaruka kuco warubajije, hano twagumye gukora dusevinga. Murabizi ko mwari mumenyereye hano ari ahantu haciriritse, ariko murabona ko twagerageze gukora iyo bwabaga dushaka amafaranga. Turayikoresha rwose, n'ahantu hamaze isoni uhamagaye n'inshuti yawe ukayibwira aho hawiyogoshera, ahageze rwose yabona ko wakoze neza hasobanutse. Yego, abantu barahabona rwose hari smart cyane. Hanyuma se
abantu bakwibaza ndetse izo faranga mwabonye zivugurura zavuye muri aka kazi mukora cyangwa hari indi support mwabonye ku ruhande? Yego rwose zavuye mu kazi dukora, akazi turakora dusevinga ndetse tuvana hari naho baduhamagara tukaja gutera ibiraka kuko dufite turaba professionnel mu kogosha. Hari aho baduhamagara tukogosha ba billionaires abanyamafaranga bareba ukuntu dukoze umurimo twababwira nibyo twaye dukora bakadusupportinga byoroshe. Yes, yego byiza cyane. Hanyuma se umuntu yakwibaza ntese mwogoshera amafaranga ngahe mu buryo mugeraho mukora ibikorwa byiza nk'ibi? Iryo ni ibanga ry'akazi. Abo twogosha kubera ko bataba bari ku rwego rumwe, hari uhagera mwamukorera serivisi nziza agatanga ico bita tip ndetse akaba yanishura menshi. Cyangwa biterwa n'ukuntu umuntu ahagaze? Biterwa n'ukuntu umuntu ahagaze, ntawe tutogosha nta mafaranga dusubiza inyuma. Umuntu wese uko aje rwose turamwogosha akagenda ameze neza. Ni mu buryo bwa marketing, naho aciye bamubaza akavuga aho yiyogosheye akazana abantu. Hari abantu bagifite ibitekerezo cyangwa se bagitekereza ko bakinabivuga ti kogosha cyangwa se kinyozi ni umurimo w'abantu batize, ni umurimo w'abantu badafite icyo bakora cyane nk'abafite amasomo ahagije bize. Icyo kintu urakivugaho iki? Abo ni abanebwe bo gukora. Ngiye tuvugana narize du lisansiye muri gestion financière, narize rwose ntabwo ndi nkandagira bitabo, ariko abantu bose siko bazakwibwa n'imirimo yo muri office. Iyi ni office ikomeye, umuntu ahanga office yiwe. Abantu rero bafite imyumvire yo kumva ko bagaye umurimo bacingiye ku izina ryawo, nta murimo utaguteza imbere rwose. Twarize ntabwo yari umurimo w'abantu batize gusa, nabize barawuhanga bigakunda. Hanyuma mwabitekereje gute nkaho nk'umuntu uvuze ko wize uri muri lisansi kandi kinyozi ikaba idasaba amasomo menshi, ntibyabaje kukugora cyane ubona bitajanye na qualité ya fonction yawe cyangwa amasomo yawe wize? Ni ukuvuga ngo kubera ibibazo twagiye tugira by'intambara byo kuva mu gihugu, rimwe na rimwe muri ekonomi hari ico bita ngo ni chômage déguisé. Chômage déguisé ni igihe ukora umurimo utajanye n'ibyo na qualification yawe. Ubwo rero tumaze kuva mu gihugu tugeze hano, dore ko twaneze muri systeme y'Ifaransa, ntabwo twagize amahirwe yo kuba twobona imirimo muri leta. Rero bidusaba ko twihangira umurimo rwose kugira ngo tutazasaba cyangwa se ngo dusebe. Hari abasore benshi cyane muri iki gihugu ca Kenya cyangwa se Nairobi bakora aka kazi ka kinyoza, akuruba benshi majority akaba barayiretse. Ese ni ihe mpamvu ibitera? Wowe ni ihe mpamvu yatumye utayireka? Guhindura buriya nta uhindura umurimo atarabona undi. Njewe numva n'uyu nguyu nawe uzamuye nkawuteza imbere kagera no ku rwego rwo kuba nakwangaja n'abakozi benshi. Numva ari ryo yerekwa ryanje, kubera ko uhanze akazi ntabwo wirebaho, ureba ku nyungu rusange. Hano dukoresha abasore batari bake n'abakobwa murabona aho hanze. Waba ufite nk'abakozi bangahe hano? Umukoresha abakozi 5. Kandi urabahemba neza? Bose ndabahemba rwose, nta ukorera ubusa. Asante rwose. Hanyuma rero ndi kubona mwene data nawe wasuwe cyangwa se waje kwiyogoshera muri kinyozi. Twamubaza ibibazo 2 3 tukumva mubaze rwose akwibwira umukiriya hano arahaza. Turi aho ngaho. Watubwira amazina yawe kugira ngo abadukurikiye bamenye wari? Nitwa Alex Impingano. Hanyuma tugusanze muri kinyozi. Utuye hano hafi cyangwa? Ntuye Nyamavira. Ntuye. Utuye hano Nyamavira. Aho utuye hafi kuvaho utuye na hano nta zindi za kinyozi zihari? Zirahari nyinshi, ariko kubera kuko ari bazabogosha neza niho satuza kabisa. Bogosha neza gute? Umukasi ni ibikoresho bisanzwe nk'ibi, ni rihe banga wabonyemo bituma utambuka uzindukaza? Ibanga rya mbere bita ku ba customer, uje bamufata neza bakamuganiriza, bakanakogosha neza kabisa. Cyangwa wenda nuko wogoshwa na mwene wacu cyangwa se mwene wanyu umunyamurenge. Hari izindi kinyozi z'abanyamurenge zaba zirahafi? Zirahari nyinshi tuzatuzishaho ko tukaza hano ko tuzatwisanzura kabisa. Cyangwa hano niho bogoshera make bituma abantu benshi? Ntabwo bogoshera make, nta hantu wiyumvamo bogosha neza. Service zacu ni nziza. Hanyuma ndi kubona
harundi musore urahirya no mukozi wawe se abo bamwita Toyi wo n'umuhanga n'umurundi yavuye i Burundi wo n'umuhanga rwose agukoraho tukenere kuva mu ntebe yes uramuvandimwe ndaho meze neza watubwira amazina yawe nitwa Butoyi the best akazi n'akazi ni Toyi the best niko banzi ko no mu Burundi amazina yawe bwite witwa Butoyi the best amazina y'uwanje yose ni Butoyi Salon ariko ku kazina k'ubukwafere ni Toyi the best hanyuma waba ugize nk'imyaka ingawe ukora kano kazi kuva mu mwaka wa 2005 niho natanguye gukora aka kazi kugeza n'isaha ndacagakora muri iyi kinyozi nyine cyangwa muzindi iyi kinyozi kuva ico gihe ndagakora kuva ico gihe ndagatangura n'ubu niko ngikora nico gituma ndavyumvamo kandi ndabikora neza ntiwigeze uhindura kinyozi na wamyuko nukuri sindigera mpindura umwuga kabisa umwuga uracari wa wundi nyene kiretse uwo kurya gusa n'ubuzi bubiri gukora no kurya nivyo ushoboye yego kabisa yego uzurya nk'amasana ngayimiti oya ndarya bihagije kuri umukwafere utegerezwa kurya ugahaga kubera kwiri guhagaze ukonsoma energy nyinshi okay tubwire abantu badukurikiye babashe kumenya icari kogosha bisaba kubanza kurya cyane ego kumwa twe tuvyita kumwa namwe kogosha ariko ukora akazi ko kumwa bisaba kurya ugahaga kuko guhakora ingufu niko twe mu Kirundi bavuga yes twumvise uri kuvuga ikirundi ugize imyaka ine cyangwa uheruka mu Burundi oya maze igihe gito mvuye mu Burundi ndamaze nk'amezi ashika 5 yego mvuye mu gihugu cy'u Burundi hanyuma aka kazi ka kinyozi hano muri Kenya na kinyozi Burundi difference cyangwa itandukaniro hari itandukaniro rirahari kuko umuntu wo ngaha umukiriya wo ngaha mumwereye inoti y'ijana n'amafaranga nk'ibihumbi 3 y'amarundi urumva rero bisigura ko mu Burundi amahera wo ngaha hari n'agaciro cyane kuyo mu Burundi hejuru y'amarundi yego hanyuma aka kazi wakamenye mu Burundi cyangwa wakamenye hano aka kazi natanguye ukiga ndi mu Burundi navyize mu Burundi niyo navyigiye yego ukubona uri umuntu mukuru uri umugabo urashatse cyangwa ufite urugo nukuri ndi umusore yeze kabisa tagira ikimukurikirana imbere n'inyuma hanyuma none se aka kazi urabona kazageza kubakira urugo basha ndavyizeye kabisa ndiko ndapanga vision nziza yo kuzogira mariage muri aka kazi nyene ari mu ifaranga nisho ukuntu umeze neza yego kabisa amafaranga arimwo ndarya nkahaga n'ivyayindi nakubwire rega ngo bwiza buca mu kanwa ndamanza nkarya hama nkakora hama nkagira agatima keza mu kazi nkakorera neza umuboss akampemba neza yego hanyuma ni ihe nama cyangwa se ubutumwa waheza urundi rubyiruko cyangwa se mu Kirundi bazita urwaruka ico nobwira urwaruka ikintu nabonye gitandukanye no mu Burundi cyane nuko urwaruka twokwijukira gukura amaboko mu mpuzu tugakora umwuga uwari wo wose ntidusuzugura umwuga kuko gusuzugura umwuga nasanze ataco twishikanako yego hanyuma Butoyi watubwiye ngo uri umurundi kandi tubonye boss wawe n'umunyamurenge mukorana gute nukuri dukorana neza cyane je mbere sindaronka umuntu duhuza cyane kuri isi y'Imana nk'umunyamurenge reka kabisa nta n'umunsi n'umwe abavuga ko abanyamurenge ari abana nukuri abo bantu nizere ko batazi icari cyo umunyamurenge kuko umunyamurenge nasanze ari umuntu akunda abantu kandi agakunda n'ukuri rero iyo umunyamurenge mukorana ukamwereka ukuri kose ikintu cyose n'ukuri usanga kigenda neza yego kandi cyiza nuko basenga yego nico ciyongereye kurusha hanyuma turabona hano hari umusore ni mutoya ariko afite ubwenge abana muri Kenya sasa unaitwa nani Enzo ingine Gladson umekuja kujinyolesha hapa so wewe nani amekuleta huko ama umejileta dada amekuleta unaishi mbali karibu sasa unajisikiaje ukinyolewa na mtoto poa alafu hii salon unajua ni gani kinyozi Yarora uzi kinyamurengesha ikinyamurenge ntatumva unaongea Kiswahili tu alafu uko shule gani kwa Maroc
uko class uko somo gani Ko grade 1. grade 1 oh asante sana yes hanyuma rero nkuko mubibona n'umunyamurenge ku murimo uyu munsi twasuye umuvandimwe ufite umurimo mwiza cyane kandi ugaragaza ko akora umunsi ku wundi dusoza umuvandimwe Rutabara nihe nama wagira abasore b'abanyamurenge bari hanze dufite abasore b'abanyamurenge badakora birirwa bicaye mu nzu bavuga ngo wenda za kinyozi nta faranga zirimo cyangwa bakaba botegera kuba sponsor mpaka ngo bafite ba sponsor ari bo yes icyo nakangurira urubyiruko rw'abanyamurenge ku murimo ni ugukura amaboko mu mifuka rwose mugakora nta murimo utagukiza ibihugu by'abazungu muri kwirukiramo tekereza ko imirimo bakora benshi ndi batubwira amazina yayo bitewe nuko iciriritse ariko ikabaha amafaranga icyo tureba ni ikigufasha n'igishobora kukuzamura kikakurinda ubukene kikakurinda no kwiba rero basore b'abanyamurenge nimuve mu mazu nimuve mu mihanda muje ku murimo kaze ku murimo mukore dutere imbere niwacu nihakira tuzagendeyo turi abagabo murakoze cyane hano turahamagarira bataratugana kutugana kuko twabivuze ni Nyamavira izina rya kinyozi yitwa Billionaires Barber Shop bakunze kuita ngo kwa Laurant kuko niwe kenshi ukunda kuba hari rero nikaze bavandimwe mutugane kandi muze dukore mukura amaboko mu mifuka rwose yes uvuze dusoza numvise uvuze iwacu nuhe musanzu iyi company yawe itanga cyane iwacu turakora dukorera muri rusange niyo societe cyangwa se mutuality tubonye nk'ubushobozi mu buryo bw'umwihariko turabutanga rwose kuko nubwo turi mu mahanga ntabwo twakwibagiga iwacu baravuga ngo amazi arashuha ntiyibagiga iwabo wambeho turi hano ariko duteganya gutaha anytime hari abasore bavuga ati twarahunze iby'iwacu byararangiye n'umusanzu ntibawutanga gutabara mu bundi buryo ntabyo bakora wababwira iki nihe nama wababwira mugomba gutanga umusanzu dufite barumuna bacu dufite bakuru bacu dufite ba data wacu n'ababyeyi bacu yewe bakiri hariya abo turabashimira ku butwari bagize banze gutera umwanzi umugongo rero twebwe turi hano imbaraga zacu nizo zigomba kubakomeza hariya kandi ntuzatanga umusanzu udakora biragusaba ko haguruka ugakora kugira ngo ubone uko wunganira abari ku rugamba hari iwacu mu gihugu yes murakoze cyane reka dusoze uyu munsi rero ikiganiro cy'umunsi reka tugisoreze hano hanyuma turasaba abantu inshuti abavandimwe badukurikiye kuri Ubunga TV ndetse no ku Itongo TV mugane ikinyozi bafite akazi keza serivisi nziza muri kubibona neza bafite aho kogoshira bafite aho kogereza inzara amaguru mu mutwe kila kitu so ni karibu cyane mugane ikinyozi shalom yes hanyuma rero ndagira kubaze cyangwa se ngusaba inama watanga ku banyamurenge batuye hano hafi cyane n'abumva runo rurimi rwacu tuvuga bene data mu Burundi bene data bo mu Rwanda n'abandi bose bumva runo rurimi niki wabakangure batuye hano hafi ndatanga inama ubundi nasabe inama ntanga nuko tugomba gushigikirana abafaransa baravuga ngo l'union fait la force abanyamurenge baduturiye hano ni benshi mu gihe mutuganye murashobora guteza uyu murimo imbere ndetse ukaguka ukagera no ku rwego kuba twashinga n'izindi za kinyozi uko zigenda ziba nyinshi niko dufata abakozi kandi abo bakozi bazikoramo n'ubundi ni bene wacu rero nkaba nakangurira mwebwe abajana amafaranga mu banyagihugu cyangwa se mu banyakenya ko mwatugana tukazamurana kuko nibyo biduteza imbere ubone ndashimira Itongo TV n'Urubunga TV kubwo kudusura ubundi nkaba nabasaba kugenda mukatubwirira abatazi hano ndetse n'abahazi birengagiza mwenyine mwiboneye yes bakaza bakatugana murakoze cyane yego murakoze cyane hanyuma rero ndasaba umuntu wese utarakora subscribe kuri izi channel zombi Urubunga TV ndetse n'Itongo TV nyabuna ni akantu koroshe cyane service ntoya kora subscribe ukande like comment utubwire ko wumvise kino kiganiro hanyuma uze kugisangiza abandi kugira ngo barushizeho kumenya ibihishwe muri iki kinyozi murakoze cyane shalom